Yes, reka twongere tuze tubasuhuza tubifuriza igitondo cyiza kandi twizera ko bisaho muri mumerewe neza nk'uko muba mukurikirana kenshi ibiganiro cyangwa usesenguzi n'amakuru ari akagaruka na OTC Group. Ubu rero kuri itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane twifuje nanone kuba twagaruka ngo tuganire kandi dusesengura amakuru abahari aba yabonetse cyane cyane twibanda kuri aya makuru aba yagaragaye ejo bundi ku itariki 26 z'ukwa kane ubwo ko watimuye twerekaga andi makuru mashya cyane cyane agendanye n'ibiba bishingiye kuri mainnet formula. Ikindi nanone turibanda ku makuru yagaragaye umunsi ejo dukesha ikinyamakuru cya BBC news.org ndetse tunabona amakuru menshi atandukanye n'ubusesenguzi bwayo. Hanyuma twihuse cyane turizera ko aho muri hose mumerewe neza nyine nk'uko n'ubundi muba mubitwereka kandi mukaba twereka ko amakuru OTC Group ibibagezaho aba hari icyo abafasha kandi natwe twese tuzi ko uyu mushinga ari kugenda dufashanya ari urugendo rurerure twese turimo. Rero twihuse amakuru yagaragaye muri iki cyumweru cyangwa se mu minsi mike ishize nuko kuba timu yongeye kwa updatinga ibigendanye ibigendanye cyane na mining formula nk'uko twari tumaze kubivuga. Urebye iyo ufungura kuri iriya systeme yacu ya Pi Network dusangamo cache blog ebyiri nizo bakunze gukoresha. Blog ya mbere iri burya cache iba igaragaza icamake y'igikorwa bakayigaragaza mu buryo bw'incamake, noneho blog ya kabiri bakayigaragaza mu buryo bw'amakuru arambuye. Nawo nukuvuga ngo uwo makuru dufiteyo icya mbere muri blog ufungura y'iburyo aho bakubwira to increase mining rate cyangwa lockup, nukuvuga ngo hariya ni hahandi bakwerekera ko ushobora kongera kuba wazamura lockup wakoze igihe ubona wenda iyo wihaye idahagije. Tubibutsa ko hariya umumaro wa lockup kuri buri wese ni umumaro uzamura PI ababona ku munsi bishingiye ku gihe yinjiriye, bishingiye kuzamaze kugera, bishingiye no kuba na commitment agize. Ibyo byose uko ari bitatu bigira icyo byafectinga kuri PI agenda abona umunsi ku wundi. Mu ncamake hariya nicyo batugaragarije kandi nicyo bongeye kutwereka. Hanyuma rero tugiye mu busesenguzi bw'amakuru arambuye ku cyo bagaragaje nanone bibanze cyane kukongera kutwibutsa ibiba biri muri white paper ya December ukwa 2021. Uburebye ubundi niyo hashingiye amakuru nyirizina ya roadmap turi kugenderamo, aho byageze ku itariki 14 z'ukwa gatatu. Murabizi ukwezi gushize niho cyane bongeye kugaragaza impinduka zabaye, ibyo bita mining formula A na mining formula B. Niyo turimo ubu ngubu. Noneho muri mining formula A muzi ko na ahantu hagaragaje amakuru ku bantu bose batangiranye na PI muri iyi projet, noneho hakagenda hagaragaza uburyo baminingaga. Muribuka ko ari hamwe mu hantu umuntu yaminingaga byibuze umupioneer ku munsi umwe akaba yabasha kwakimiratinga nka PI 3 ku munsi. Mu gihe uyu munsi umupioneer mushya akinjira ashobora kubona PI imwe hafi mu minsi 3. Bivuze ngo icyo gihe habaye icyo bita individual mining rate. Individual mining rate kisobanuye nukuvuga ngo jewe nije wigeneye PI noneho nahabwa bishingiye kuri lockup. Lockup ni ikintu gikomeye kuri iyi projet, nukuvuga ngo niyo yatanze umurongo ngenderwaho w'uko umuntu agomba kumininga PI. Andi makuru menshi batwibukijemo hariya nukutwibutsa ko total supply ya PI iracyari 65 billion. Nukuvuga ngo PI zakozwe
PI ziri hanze, PI zashyizweho kugira ngo abantu bazazikoreshe cyangwa zisakirating mu bantu ni miliyari 165. bivuze ngo izo ngizo nizo twese tugenda tubona, nta zindi zizigera zibaho, nta zindi zizazunganira, ni izo ngizo. bivuze ngo za zindi uyu munsi wowe ugenda mininga, hari igihe kizageraho na PI imwe uba utayibonera ubuntu, uba utayibona utagize icyo yishyura, uba utayibona idafite agaciro. bivuze ngo ayo mahirwe rero twese dufite ni yayandi akwemera ko uyu munsi PI ukomeza kuzicukura ukazibona for free. Ikindi kigaragara cyane nuko muri formula B bavuga ko ubundi bizagenda decrease ikomeza kubaho, hazagenda hakomeza kubaho PI mu buryo bw'ingano zizitangwa izagenda zikomeza kugabanuka. Iyo babibaze baba barabibariye ku gihe cy'isaha, ku gihe cy'umunsi, ku gihe cy'ukwezi. So ni ukuvuga ngo rero za PI ubona ku isaha, ku munsi, ku cyumweru, zose zakomeza zibe zishingiye kuri lockup ufite, zishingiye ku gihe umuntu yinjiriye. Ibyo byose nyine bigenda bihanana amakuru mu rwego rwa PI. Icyo kandi bavuga ni uko izo zose ziri muri plan ya 65 billion. ni ukuvuga ngo nta zindi ngano za PI zabaho usibye izo ngizo nk'uko twaho tubivuga. Ndetse ikigaragara cyo nuko hazabaho kugenda zinagabanuka, kubera ko nk'iziba zakozwe hari ziba zizaba banned, birashoboka hari zazabaho zikaba imfabusa ku makota zazimira, ku makonti ashobora kuzabura ba nyirayo. ibyo byose nyine birumvikana, nk'izo PI ziba zaramayininzwe zituruka muri za 65 billion, niho zivamo nazo zikagenda zikaba imfabusa. Ni ukuvuga ngo andi makuru yagaragaye bongeye kutwibutsa cyane kwita ku buryo butuma tubona PI nk'uko twamaze kubivuga, mu buryo bw'ingano yo kuzizamura, mu buryo bwo kuzamura ingano ya PI twabonaga. icya mbere batwibukije to complete your security cycle to maximize security cycle rewards. ahangaha twibutsa abantu ko ubundi iyo bavuze ubu buryo ntabwo ari itegeko. Ushobora kuba ufite cycle security ya 40, ya 20, ya 30, ya 80. mbere byose twumvaga nyine ari ibintu biciye igikuba, ariko uyu munsi wa none iriya cycle security yawe it's reward umuntu ayikorera iyo abishaka, yaba atabishaka akabireka. cyane cyane ko ziriya PI tubona kubera cycle security n'aba washyizeho bagomba kuzaba nabo bubahiriza ibisabwa, barifite ibisabwa byose, baraverifyinze phone number, birya byose tuba twarakoze kugira ngo nizo ubwayo wababonyeho binyuze muri security cycle zizagire value. Now ni ukuvuga ngo ubaye utarakoze ubwo buryo butuma security cycle yawe izamuka, there's no matter, nta hantu bihuriye na PI zawe, ntacyo bizafectingaho. ariko nanone batugira inama nziza mu buryo bwo kuzongera izo dufite kandi bigakora ya system ya nodes. Ikindi cya kabiri baracyatwibutsa ko ushobora kuinvitingwa mugenzi wawe, inshuti yawe, wa muntu ubuzi neza ko ari umuntu wakumva, umuntu wenda wagutega amatwi, wa wundi uzabwira uti mining akabyumva kuko umushinga wamwigishije akawumva, ndetse ukamufasha kwinjira ibintu abyubahiriza neza. So barakubwira ngo uwo muntu nawe wamwimvita kugira ngo bitanga amahirwe menshi kuri konti yawe. muzi ko ni ibintu bahora batwibutsa kenshi iyo bageze ahangaha. Ikindi cya gatatu nanone batwibukije kwibutsa existing referral team. aba ni ba bantu bamwe n'ubundi dusanga mboneraho gusuhuza baba kuri team yanjye, ntajya nibutsa ku mininga n'umunsi n'umwe. muri abantu b'abagabo ndabashimiye, ariko nibutsa na ba bandi ngira ku mininga bati rwose ahubwo twari twabyibagiwe, nyabona mushyiremo akabaraga, twese urugendo tuzarusoreza hamwe, nta wasize undi, nta wariye undi, twese turacyari mu rugendo rumwe kandi tugomba guhanana imbaraga kuzageza urugendo rugeze aho rugomba kugera, kandi tubyizera neza ko bizagenda neza. Ikindi batwibukije hano rero nuko buri mupionia wese nanone akwiye kuba afite ya P browser. iyo bavuze P browser muzi ko ni hariya amakuru yose nyirizina y'uyu mushinga barizwa. Udafite P browser ntago wazabona iriya
wallet udafite P browser, ntago wakora confirm wallet udafite P browser, ntiwabona mainnet, ntiwabona birya byose biri kamera. Muri make amakuru yose ashingiye ku kuba uri umupioneer mwiza wujuje ibisabwa, nuko ugomba kuba waradownloadinze P browser, kuko niho ni icyicaro gikuru cy'izi PI zawe uri gukorera, niho zigomba kuruhukira, not only kuvuga ngo mininga gusa. So ibyo byose rero babitwibukije kubyitaho kandi no gukomeza kugendana nabyo. Ikindi cyo twakivuzeho ni lockup yo ifite umumaro ukomeye ku muntu wese uyikora ubu ngubu, kuko niyo izatuma rwa rugendo rw'imyaka 3 azarurangiza konti igenda ibyibuha kandi ibyibuha no mu gaciro. Ikindi cyanyuma bibanze nanone icyo bita amanodes. Nodes twabivuzeho ni ibintu somehow biri technique, ariko nabyo bagaragaza mu nzira imwe ishobora gutuma payi ufite uyu munsi ziyongera cyangwa zikazamuka mu mubare, mu ngano. Bivuze ngo rero nubwo biri technique, ababashije kubikora no kubigeraho hari icyo bibafasha, kandi natwe ibyo ngibyo tubasha kugira abo tubifasha iyo biri ngombwa. Nanone tugarutse rero tugana ku musozo, reka tugaruke kuri ya nkuru yacu twavugaga ko nkuko tubikesha ikinyamakuru cya bbc.news ndetse n'ikinyamakuru cya bwiza.com, nacyo cyanditse cyane kivuga kuri iyi nkuru ya Central Africa mu kugaragaza amakuru y'uburyo iki gihugu cyabaye integrate cyangwa se cyemeye kwadaptinga nka rigotenda mu mafaranga yabo. Bagaragaza ko Bitcoin n'andi mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga like Ethereum n'andi ashobora kuba yabonye uburenganzira bwo gukorera muri iki gihugu, nkuko kandi bigaragazwa n'inyandiko yaturutse muri cabinet, urwandiko rwaturutse muri cabinet yabo rubivugaho ya Central Africa, ndetse bikagaragara no mu bindi binyamakuru bitanga amakuru ya blockchain technology, Bitcoin technology. So ibyo byose rero byagaragaje iyo nkuru nziza cyane yaturutse mu gihugu cya Central Africa nka kimwe mu bihugu byagaragaje na by'ubushake bwa politike mu gushyigikira ifaranga ry'ikoranabuhanga. Murabizi ko nani wacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byatangajwe cyane ko nko mu kwa 12 Beneri nayo yitegura kuzabivuga umushinga wayo kuri digital currency cyangwa se n'ibi byose bigendanye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ari naho benshi wenda dutegereje no kuzamenya amakuru nyirizina azaba yemezwa icyo gihe, ndetse tukabona ko ari imishinga igenda ishyigikirwa n'ibihugu byinshi. Hanyuma tunagarutse rero ku busesenguzi bwo kubihuza na Pi Network. Pi Network yo uyu munsi tuzi ko ni ifaranga rimaze kwigarura imitima y'abatuye isi benshi, kuri wa wundi ubyemera cyangwa utabyemera niko bimeze, ndetse ikigaragara nuko ni umushinga wubaka mu buhanga kandi ugenda progressivement mu buryo ugenda utera imbere, ubona ko nta gusubira inyuma guhari, ukubakirwa n'ibishoboka byose. Rero amakuru yo turacyafite abarakagaruka, iyo twatinze kuyabagezaho hari ibiba byadutengushye rimwe na rimwe mu kugira ngo tuyabagezeho. Systeme dukoresha kugira amakuru abagera hari igihe idakunda, ariko tuzi ko muba yategereje, kandi natwe iyo tuyafite turayabaha kugira ngo turusheho kugendana muri uru rugendo, kandi twizera ko ibyiza byose tuzabifatanya biri imbere. Imana rero twavuga ngo ibarinde, natwe turinde, irinde n'umushinga wacu, irinde n'abayobozi bawo, kandi twese turabifuriza ibyiza. Mwari kumwe na OTC Group mwijwi na Olivier, turabakunda kandi tubaza ku mutima. Ciao ciao, Imana ikomeze ibane natwe twese.